their loving hands. We choose to act for better life. Abiga muri primaire bashyire hejuru mbere muri primaire. Murakoze. Abiga muri secondaire. Abiga muri kaminuza. Yanze kubyemera kandi yiga muri kaminuza. Basabye kuganira namwe muri kino gitondo muje kugaragaza impano zanyu. Nanashimira cyane ubwitabire bwanyu mu buryo mwiyemeye niko tuyo tubyita mukigirira icyizere cyo gushaka kugaragaza ibibarimo. Ntabwo ari ukubigaragaza buriya gusa no kugira ngo mwigiremo ndetse babafashe no kubiteza imbere kugira ngo muzagaragaze n'ibindi mpamvu mudafite uyu munsi. Ndashimira rero Imana imaze kubaha ikiganiro kijyanye n'amakuru ku biyobyabwenge biriho mu Rwanda, by'umwihariko icyo umukuru w'igihugu abivugaho, urugero rwacu rukomeye cyane, ndetse n'icy'igihugu muri rusange cyifuza ku mwanya ugendanye n'ibiyobyabwenge. Mu kiganiro ntabwo cyarangiye cyangwa cyatangiye kibashishikariza kujya mu biyobyabwenge, ni ukubikumira aho biba bikagera kuri mwebwe ndetse no ku bandi. Nta handi dusaba gutanga amakuru ku gihe aho twabibona aho ari hose, kuko ingaruka zo kubinywa, zo kubikoresha, zo kubifata ntabwo zigira ikibazo kubifata wenyine cyangwa kubikoresha muri rusange. Icyo rero nshaka kuvugana namwe ni icyo gukunda ishuri, bajya bita kurwanya ishuri kw'abana. Sara bambwira kwiga icyo bimaze, nshaka tuganire turi ishuri. Niba njyewe nshinzwe uburezi bivuga ko ndi mwarimu, urabyumva? Murabyumva? Ndi mwarimu n'abanyeshuri bigenda gute? Marigisha akabaza abanyeshuri bakagenda gute? Muri abanyeshuri si ubu ni mwese ko muri abanyeshuri buri yongeye kubabaza hanyuma mujye musubiza. Kwiga bimaze iki? Murakoze. Kwiga bifite akamaro kenshi mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu mibereho y'abatuye isi muri rusange, ariko mbaye nk'ubihinduramo bisobanuye gushyira imitekerereze ku murongo, imikorere y'ikintu ndetse n'imigenzereze yacyo mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima umuntu afite kuri iyi si. Gushyira imitekerereze ku murongo kugira ngo utegure ubuzima bwo muri iyi si. Ibyumva ukundi cyangwa ibongera ku kindi. Kwiga ikintu cya mbere bimaze ni ibintu byinshi, ariko icyo navuga ni ugukora ikinyabupfura
kwamamara kwawe cyane ko aribyo mwajemo none ngo mushaka kuba ibyamamare ariko gutegura ejo hawe hazaza. Mwakoze cyane. Kwiga icyo bitumariye mu ncamake ni ukugira ngo badufungure tugamije gutegura nyine ejo hacu heza. Imyigire rero iyo umuntu aje ku ishuri, ubundi ishuri rifite ibintu bibiri bikomeye cyane birimo byo mwavuze. Hari ugutanga uburere, twifuza hano kubana n'abandi, kumenya uko witwara kugira ngo ubane n'abandi. Birimo cya kindi iyo turi mu itorero tuvuga indangagaciro z'umuco nyarwanda na kirazira, niho dukura isomo ry'uburere. Hakaba n'uburezi bujyanisha ku bumenyi, bimwe bigufungura ukamenya ubwenge burimo siyanse, burimo ubumenyi butuma umenya ikindi ngiki kizakugeza no ku kindi gutyo. Niyo mpamvu uvuga mu wa mbere bakagira ibyo bakubwira, mu wa kabiri bakagira ibyo uhiga gutyo gutyo iyo muzamuka. Impamvu rero leta yacu yifuza yuko abana bayo biga ni uko ifite intego ikomeye cyane ndetse igira n'aho ishingira, ivuga yuko cyangwa twese turabizi ntabwo dushobora kubaho tudafite amikoro, sibyo? Amikoro twayita ubukungu. Ubu baje bateze mwakoresha amafaranga, mwabaza ngo mwayakuye hehe, mwaraye muriye, mwariye kubera ko iwanyu bakoreye amafaranga cyangwa bahinze cyangwa ibintu byinshi. Ubukungu rero bw'Abanyarwanda leta yararebye isanga nta handi buzava. Ntabwo kuba ufite amaboko n'isuka byonyine bishobora gutuma tubona ibyo twifuza. Ubukungu bw'Abanyarwanda buzashingira ku bumenyi bw'abana babo. Murabyumva? U Rwanda rwifuza kubaka ubukungu bw'Abanyarwanda, ariko ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ubumenyi bw'abana b'u Rwanda. Ubwo bumenyi bw'abana b'u Rwanda ntabwo tuzababonera mu muhanda, hamwe mu ikanevu, hamwe mu gashyamba, hamwe inyuma y'utubari aho bari kunywera bya biyobyabwenge. Ntabwo aribwo tuzabonera. Ubumenyi bw'abana b'u Rwanda tuzabukura mu mashuri. Amashuri twita formal education, aho umushinga wera. Umunsi rero twaba dufite ikibazo gikomeye cy'abagerayo bakavamo, hakaba n'abatagerayo. Leta y'u Rwanda amategeko yayo ni uko umwana wese uri hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 18 agomba kuba ari mu ishuri wese. Kubera ku myaka 6 nibura yakagombye kuba atangiye primaire. Uwize neza ubwo azarangiza primaire afite imyaka ingahe? 18? 12. Yamara kurangiza secondaire, primaire agahita akurikizaho secondaire, yigwa imyaka 6 akayirangiza afite imyaka ingahe? 11. Bibagiwe guteranya mu mutwe. Guteranya mu mutwe, ubu turi guteranya mu mutwe. Ntabwo ari calculatrice turi gukoresha. Ayirangiza afite imyaka ingahe? 18. Nyamara birashoboka yuko bitewe n'ibibazo bitandukanye ushobora kurenza imyaka 18 ukiri mu ishuri. Warasibiye, wararwaye ugasibira ukavamo, n'ibindi bibazo byinshi. Ntabwo rero urengeje imyaka 18 bamwirukana muri primaire ntayo. Muri primaire arahiga afite imyaka 18. Birashoboka. Aho rero na leta ikangurira abantu ngo ni ushaka kubaho neza, no mwavuga ushaka kugira icyerekezo, ushaka kugira intumbero, ushaka kuba umusitari ufite icyo ushingiyeho. Bajya bashaka kuba abasitari ko baziritse imisatsi, ubundi bamuri itabi byinshi. Ibyo biva muri sitari, ntabwo ari ubusitari bw'igihugu cyacu dukeneye. Ni umusitari umeze nk'andi, nka Drogba. Mwaramubonye? Mwaramubonye? Wabonye televiziyo mwaramubonye yaje kwita izina ingagi? Kandi wita ibyamamare. Agakora akazi kakamutunga, kakabeshaho umuryango we n'igihugu cye kikamamara kubera ko cyabera umuntu icyamamara. Igihugu cyifuza yuko kigira abantu bamamara batyo. Kwamamara rero ntandi tuzabikura mu bumenyi. Iminsi yashize
hano hari abatiga muri kaminuza barahari. Hari akantu tuyaga tugendana nk'abanyeshuri. Umubiri udafite ubumenyi ni nk'iki? Kugamura akazi ni nk'iki? Ntawe ukazi, ntawanyongereho. Ubuzima butagira ubumenyi ni iki? Ariko mwabivuze cyane ni nk'iki? Mutagira ifumbire wajya gukora ibijumba mu gitondo n'ibyatsi byarangira kumera uherukayo uterayo imigozi y'ibijumba wajya gukura ntacyo wavanamo. Ubuzima butagira ubumenyi ni nk'umurima wahingamo utagira ifumbire warangiza ngo uzajya gusarura. Niyo mpamvu kwicara ntugire icyerekezo cy'uko ugomba kugira ubumenyi, ugire ubwenge, wicare mu ishuri wige, ahubwo ukararikira ibitagize icyo bimaze. Nk'uko watekereza ko uzajya gusarura ahantu utigeze ushyira ifumbire, ahantu utigeze ubagara. Kwiga rero bisaba cyane kubikunda. Nk'uko iyo umuntu afite umurima, ko umuntu afite itungo, arabyuka akareba inka uko yaramutse, akajya kuyahirira, agatega amatwi ko itarwaye, yakumva irwaye akajya gushaka abaveterineri bakayivura. Nuko no kwiga bimeze, ntabwo ari uguharangiza umuhanda. Uyu munsi rero dufite ikibazo gikomeye cy'abana bagenzi banyu, namenyereye ko mwiga, cy'abana bagenzi banyu banga kwiga bitewe nabo ubwabo, cyangwa bitewe n'ababyeyi babo bafite imyumvire mibi. Hari ababyeyi bavana mu ishuri nimuze mujye kurera barumuna banyu, hakaba n'abava mu ishuri kubera ababyeyi babo banga kubitaho, banga kubashakira ibyo kurya. Umwana akava mu ishuri akajya gukara, abegereye gashyushye hariya bavamo kubareba, akajya kwiga bikoreye imizigo. Amaze kwikorera imizigo agahura na mayibo biri kunywa urumogi, biri kunywa itabi, ikamusomyaho, birangira ejo mu gitondo aramutse yazanzaye ntagaruke, bikarangira aho ngaho. Ariko hakaba n'abafite ababyeyi beza, ariko abana bakagira imico mibi cyane yo gushaka ibiruta iby'ababyeyi babo bafite. Ibyo akenshi dukunze kubibona ku bana b'abakobwa batwara inda zidateganyijwe bitewe n'irari rirenze ibyo babona iwabo. Bakagera mu nzira bagashukwa, agashaka kwambara ibyo wabo batamuguriye, agashaka gutunga telefone wabo batayigira, akararikira. Irari rikamurenga, rikaza kugeraho kumushuka byoroha, bikamuviramo za ngeso zose ziba zimaze kumugira ubuzima bwe bw'igihe kizaza. Uyu munsi rero hano mwaje hano mushaka kuba ibyamamare, mushaka kugaragaza impano. Buriya kandi yabivuze neza, ndetse n'uwabanje watanze urugero, buriya muntu yatwishe umusazi. Buriya hari abafite ubumuga bwo mu mutwe, hari n'abandi bafite ubundi bumuga butandukanye. Ariko buriya abahanga bavuga yuko, kandi niko kuri, nta muntu utagize icyo amaze, nta n'umuntu utamenya ubwenge. Umuntu wese afite icyo amaze, nta n'utamenya ubwenge. Ahubwo ni ngombwa yuko wowe ubwawe ugira intumbero. Intumbero ya mbere rero mbasaba bwa mbere ni ukutagira inyota yo kurarikira ibintu birenze ibyo abagufite mu nshingano bakugenera. Ufite amahirwe yo kugira umubyeyi, ufite amahirwe yo kugira umurera wundi, wo kuba mu wundi muryango, uhora urarikira buri munsi. Niba nambaye kano gapantaro k'umukara ukaza kuva hano nawe umushaka y'umukara, iyo umweru wari wambaye gutwaye, ukava ahangaha bimwe afande yavugaga, waje wiyambariye ijipo yawe igera hariya hasi, akubitanye n'undi igera munsi y'amavi, ati nanjye ndayicamo. Ejo se nusanga igera mu mabere nawe uzayicamo utayagira utarayamera. Uko ukomeza ukuza ingeso mbi muri wowe, hagera igihe ugakuza n'ibitazakwemerera ko byinjira mu mubiri wawe, bikarangira utakaye. Kubyumva? Bikarangira ugatakara, ugahita wibura, ukibura muri sosiyete,
nyarwanda wari urimo mwebwe muri abana y'abana ukibura mu bakuru hanyuma hose ugataka. Akenshi buriya nibyo bimwe bijya biviramo ubwo manzi, ugasanga umwana ko kujya kuba mu muryango yahisemo kujya mu muhanda, ntakibona mu bana, ntakibona mu bakuru, ntakibona mu muryango, umeze nk'uruyuki rwabaye umuyugiri rwo rugenda rusubira mu zindi, nturujya gukora umuzingo wa rugenda ruhunga rwonyine gusa. Byose nibyo twifuza kuri mwe, ibyo mwifuriza. Ugomba kwifuza yuko igihe cyose ufite umuryango ukurera uko waba uri ko kose, ubigerageza bwa mbere kunyurwa n'ibyo umuryango ugenera. Ntabwo bivuze ngo ibyo bakugenera byose ugomba kwemera ibyo ku buryo nta n'uwo wagisha inama. Uyu munsi umwana ugira amahirwe akaba ari ku ishuri, buriya undi mubyeyi wa kabiri ufite ni mwarimu. Mwarimu ari hariya nk'umubyeyi wawe, umuyobozi w'ishuri ari hariya nk'umubyeyi wawe. Usabwe cyangwa ari hariya kugira ngo agutege amatwi. Niba wanaburaye, murabona ko leta yakoze ikintu gikomeye cyane cyo kubafasha kujya ku ishuri. Ntabwo gikomeye? Abajya ku ishuri mu kirezo rero hari ushyira hejuru abana kureba inyuma ko bashyize. Ubwo se turabwirwa aryama inyuma bamaze kurya cyangwa ari barangiye. Niba bashobora kuba bajya kurya yasohotse. Mbonye benshi murya ku ishuri. Buriya ni ngombwa yuko ushobora no kubwira na mwarimu ati buriya nubwo naje hano twari iwacu tutariye, ni biza gushoboka bya bindi turya hano tugahaga twari turiye, dushobora kutaza guhaga baze kunyongeraho utundi duke. Uri uzacyo byatwara ntabwo bakongera cyangwa bagira ngo ngunda urunyaruka. Mwarimu mujye mumufata nk'umubyeyi wanyu wa kabiri mwasanze ku ishuri, kubera ko uyu munsi iyo turebye amasaha mumara ku ishuri menshi aruta iyo mumara mu rugo. Bivuga ngo wa muntu mumarana amasaha menshi afite akamaro kandi gakomeye cyane. Niba ufite mu buzima bwanyu mu ntoki ubuzima bwanyu bw'igihe kinini. Ibyo rero biganisha kureba ngo niba leta yarahisemo ko guhera saa 1:20 kugera saa 11 mba ndi ku ishuri, si ubwo mu rugo amasaha nijoro umuntu yavuga ko abahari. Uhari kugera ugiye kuryama uganira n'ababyeyi iminota mikeya cyane, ahubwo wirirwa uganira n'abarimu. Icyo gihe rero niba leta yarakigennye kingana gutyo, ugomba gushyiramo ubwenge. Ni nk'uko abiga muri segonderi niba bavuze ngo imibare yigwa amasaha 6, 6 period, barangiza bakavuga bati geography yigwa amasaha 2. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ko imibare ifite akamaro kuruta geography? Irakenewe cyane mu buzima kuruta geography. Birikumvikana? Niyo mpamvu n'ikintu cyose cyahawe umwanya munini kuruta ikindi ugomba kukitekerezaho. Gutekereza ku kirero kuri ka kamaro k'ishuri. Nta na rimwe uzajya mu biyobyabwenge wakurikira amasomo neza mu ishuri. Sinzi niba muri mwe mujya mureba n'ababigiyemo inyungu bigeze bavanamo. Nta nimwe, agakungu gusa. Niyo mpamvu nababwiye ngo irinde kurarikira ibyo bakubujije. Muri abakirisitu cyangwa muri abisilamu? Harimo abisilamu nke, harimo n'abisilamu, harimo n'abakirisitu, sibyo? Ariko nta bantu batemera Imana barimo hano. Barimo? Ntawe? Niba rero mwemera Imana, mwese mwemera ibyo cyangwa mwumvishe cyangwa mubwirizwa iyo mwagiye mu nsengero zanyu bya Adamu na Eva, sibyo? Mwabyumvishe? Adamu byagenze, Eva byagenze gute? Inzoka yaramubwiye ngo uryaho gusa. Byagenze gute? Twese twabaye abanyabyaha, turangira ngo kuzajya kurya kwacu ni ukwiyuha kuye. Kandi baragendaga gusa bakisoromera, bakitahira, bakaruhuka. Ariko hazaniye kurarikira akantu gato gusa, tubwirwa ko ari itunda. Reba ishyano ryazaniye abo mu isi bose. Nguko iyo ungana gutya ugashaka gusoma ku gatabi gato gusa, ugenda ugiye ntabwo ugaruka.
niba uri umukobwa ati kanjoshe buriya rimwe gusa sinari icyo byatwara ndi wariye kuri bombo yanjye agaciro ntibishoboka urongera ngo reka wumve uko bimeze nimbakangurira ngo jya wirinda kurarikira ntukanashake no kugerageza ngo reka ugerageze urebe reka nsibe none njye mu gashyushya kwa kabiri nzaza kwiga ntibibaho niba wagiye mu gashyushya ugashaka kwikorera imizigo ugashaka kugura irindazi utaguriwe n'iwanyu ejo uzashaka kugura na burushete nyuma yaho uzashaka kugura n'ibindi n'inkoko yokeje wiguriye uko kugira ngo ubibone ni ukuzahora kuva mu ishuri ugenda ejo nushaka kwambara ipantaro iwanyu batakuguriye ugashaka bakakubwira bati dore nta mafaranga dufite ambara iyi oya nshaka kwambara nk'uko kwa Diogene ejo uzashaka kwambara nk'uko kwa Fanta ejo ushaka kwambara nk'uko kwa Minisitiri ejo ushaka kwambara nka ba bandi bose uko bakora amakuru ya televiziyo kandi bitazashoboka niyo mpamvu uzahita ushorota icyo mbasaba rero ni ukugira ngo icya mbere murebe icyo mugamije intumbero yanyu ni iyihe intumbero yanjye ni uko ubuzima bwanjye bukesha yuko nzagira ubumenyi nk'uko igihugu aribyo cyifuza nk'uko umugabo w'ikirenga aribyo yifuza yifuza ko abana bose bagira ubumenyi kuko aribwo ubukungu bwacu buzubakiraho bityo rero buri wese ntiyibone nk'uri ku ruhande ahubwo akibona nk'uri muri urwo rugamba rwo kurwana no kurwanya icyatuma cyose ubukungu bushingiye ku bumenyi tutabugeraho mu kubaka ejo heza hawe nababwiye mu cya mbere ko mugomba gukunda no kubaha no kumvira imiryango muvukamo uko iri kose ukanyurwa nayo ikidashobotse kubera ko ufite undi muryango wa kabiri wa hehe wo ku ishuri kubera ko ufite undi muryango wa kabiri wo ku ishuri wagera ku ishuri ukawubwira ibibazo byose waba ufite abo bahabereye kugira ngo bagufashe ejo bundi muzatora inzego z'abana sibyo amakuru muyafite ko muzatora ababahagarariye ari mutwibutsa ejo hariho amatora y'abana ku rwego rw'umudugudu kandi ni mwebwe muzatora ntabumvisha ako kantu ko mwamuri inyuma y'igihugu nari nzi ko mugiye kuzitoramo ababahagarariye hanyuma mukazajya mubabwira abangaba ni bakubwo hari hatumiwe abiga muri segonderi kugeza mu wa gatandatu ushobora kuba mu kigo cy'abana ariko ntabwo bafite amafaranga niko bambwira harimo abaprimeri n'abasegonderi rimwe ntabwo twaba tumenya ngo baje baba baje ndashaka kugira ngo mbabwire yuko impamvu leta yashyizeho n'ubwo buryo bwo kugira ngo habeho komite zibahagarariye ni ukugira ngo bya bindi ushobora kuba watinya kubwira ba bandi bose navuze rero kuganira n'abandi bana ubagure kuriya badutumira amakaye abiri ku ishuri none ntibagiye gusa kuburyo undi mwana bagenda akabwira mwarimu cyangwa akabwira iwabo ati papa uzi ko tujyana n'umwana ugira ikayi imwe se byashoboka yuko wamwe ikayi mwakira undi ubwo binyujije mu nzira nziza aho kugira ngo mfate umwanzuro sinzasubira ku ishuri kubera ko nagira ikayi biri kumvikana reka mbumvisha ako kantu ariko abasore mwumvishe ko muri bamwe mu bagomba kujya mu iterambere ry'igihugu
imyaka yanyu si iyo ngiyo ni ingahe? 6 kujya kuri 17 kugira ngo usoreze ku kirere. Ni ukuvuga ko igihe cyose ufite ikibazo mu buzima hari inzira nyinshi leta yacu ikunda abana ikunda abanyarwanda yashyizeho kugira ngo ugezemo ikibazo aho kugira ngo wibere umuzigo kandi uzawubere n'igihugu. Birumvikana? Aho kugira ngo ureke kwiga kandi ariyo nzira nyayo izagufasha kwiteza imbere no guteza imbere umuryango wawe ndetse n'ababyeyi. Bityo rero ayo matora y'ejo ndabasaba kuzajya ngo muzayitabire, muzatoremo abana babavugira. Ugiye gutora umuyobozi, ugiye gutora ukuvugira, ntabwo utora uri biri hanze, utora ko kuzagenda akajya no mu rundi rwego akavuga ibibazo abana bafite. Ubona ari kubabaza ngo mufite ibihe bibazo n'ibiki n'ibiki, ariko reka duharire urwo rwego ruzakora akazi karwo, ariko mbashishikariza yuko nimukunda ishuri kubera yuko no tuzavana ubumenyi kandi ubuzima wabamo bwose utarize niko kugira umurima ntuwufumbire kwitegura yuko uzajya gusarura. Ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora gukama inka utaragiye. Abanyarwanda niko bajya bavuga, kuyiragira uyu munsi ni ukuyicira ubwatsi. Mu gitondo mubona ko abantu benshi babyuka mu dufuka barimo namwe, ubu hari ababyutse bajya gushaka ubwatsi bw'inka kugira ngo amata aboneke. Bitari ibyo rero nimugire ubushake n'imbaraga zo gukorera igihugu cyanyu kugira ngo mutegure ejo heza hanyu nk'uko mwabimbwiye. Murakoze, musi neza. We art for a better life.